Mana yanjye Cedric ibyo bikomeje kwanga ndetse akomeje kuremba cyane bikomeye. Alice we yafashe umwanziro wo gushotora Shalom akaba mubaza impamvu yatwaye imitungo ya Cedric, dore ko Alice yabimenye ko Cedric yemeye kumwitangira agatanga imitungo ye akayihereza Shalom kugira arekure Alice. Alice nibwo yabimenye atangira kujya kureba Shalom, aramubwira ati Shalom ibyo ukora ntago ari byiza kandi uzicuza nyuma. Ese ibi ngibi biraganisha hehe? Ibi biri kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Yo disi Alice n'akababaro kenshi yatunguwe no kwitaba telefone bamubwira ko Cedric arwaye bikomeye kandi yakoze impanuka ikomeye agahanga kenda kumeneka. Alice yahise avuga ati reka mpamagare umusaza wanjye Dani mubwire ko Cedric burya arwaye ameze nabi tuze tumurebe tumutahane mu rugo. Alice ntabyo yarazi ko Cedric yamwanze yagiye kwishakira abandi bakunze. Kumbi ntago yarazi ko Cedric yakoze impanuka. Ariko ndagira ngo mbabwire Cedric akimara gukanguka yaravuze ati ntago nabaho nafite Alice, nzemera nkore ibishoboka byose ariko Alice abo wanjye. Alice ndamukunda, niwe mukobwa nabonye mwiza ubaho kuri iyi si. Yankunze uko ndi umukobwa, nukubera iki mubwiye ko ndi umukire akarakara cyane ndetse akarushaho no kunyanga. Alice sinabikoze kubwo nashaka kubabaza, ahubwo nabikoze kugira ngo ndebe koko unkunda by'ukuri, kandi nabikoze bitewe n'urukundo. Musabye imbabazi, mbabarira njye nawe, urukundo rwacu rukomeze. Ndetse Cedric byamuteye agahinda bimutera akababaro, arongera asubira muri koma ndetse ukanguka biranga. Nibwo umuntu wamutoraguye yahamagaye Alice amubwira yuko umukunzi we arembye bikomeye ndetse yanapfa. Ndetse ngo buri kanya ari gukanguka avuga Alice ntago yari abizi, yikanze n'amagambo bamubwiye. Cedric ahora avuga yuko akunda Alice cyane ndetse azakora ibishoboka byose akabona Alice. Mwabantu mwe ndashaka ngo mutere commentaire mumbwire ese ari Shalom na Cedric mubona ari nde ukwiye kubana na Alice? Ninde? Mumbabare mumbwire. Ariko ngiye ko mbibona Cedric na Alice bakwiye kubana pe, bakwiye kubana kuko Shalom si umuntu mwabana ngo mwumvikane, ni umuntu w'umunyamahane uri aho ngaho utereye aho. Njye mbona Cedric ntari birye nta n'icyo atwaye. Cedric ari umwana mwiza, ahubwo Cedric nuko nyine acisha bugufi, ariko Shalom ni umwana mubi pe, ni umwana mubi urebye n'ibintu akora, ni umwana mubi. Shalom ntago akwiye kubana na Alice, wapi ntago bishoboka. Ndetse Dani we urukundo rwa mushiki wa Cedric bikomeje kugera kure cyane. Cedric n'ibyishimo byinshi yumvishe ko Dani agiye kumubera muramu we, ndetse na Dani akaba agiye kurebera muramu wa Cedric. Ibi bintu byatunguye benshi, bishimirwa n'abantu benshi, ndetse ni ibintu by'agaciro ko Dani ni umuntu ucisha bugufi ndetse n'umuntu ushyira mu gaciro, n'umuntu ushyira mu gaciro. Ndetse ntago bari bazi ko Cedric ari umukire w'umumiliyoneri, barabyumvisha baratungurwa bibaza impamvu Cedric yabaraje kuba hano nk'umukozi kandi tuzi ko ari umukire. Ni ibintu byagiye bitungura abantu benshi, bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, bibaza impamvu Cedric yaje nk'umukozi kandi ari umukire w'umumiliyoneri. Ndetse ubu ngubu Shalom ari guseka yishimye cyane avuga yuko mwihaye kumuvuga nabi yanakwica akaguhamba ngo ubone we mukire w'umumiliyoneri, ko ntacyo mwavuga gafite amafaranga. Ese koko ibi ngibi ni ibiki? Hagati y'urukundo rwa Cedric ndetse na Alice hakomeje kuzamo satani mbi kanuye amaso. Mwabantu mwe mvuga mu musenge turebe ko Dani ndetse na mushiki wa Cedric babana, kandi dusengere Alice na Dani bambeye na Cedric turebe ko nabo babana, kuko byaba ari ibintu by'agaciro
bose bahuje umuryango ugaterana ndetse ukishimirwa. Naho se wa Dani akomeje gushyigikira Shalom kujya mu mubisha wo kugambanira Cedric. Mbibutsa kwamamaza ushaka ibikorwa byawe bigera kure, waduhamagara kuri nimero igendanwa 078 96 56 863, ubundi tukakwamamariza ku giciro gitoya kandi gihendutse, ibikorwa byawe bikagera kure. Naho njye wabagezaho ikiganiro banyita Iradukunda Kevin. Reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha.